shawura hanze uzi ko utumye nza nirukanka ngira ngo wanarwaye. Oya uzi ikintu nagushakiraga se najyaga mbwire ko mu minsi imbere mfite ubukwe. Wow, cyane byiza cyane. Ni ukuri ni byiza. Mfite ubukwe nyine hari umutipe dukundana arifuza ko twakora ubukwe kandi nanjye ndabishaka. Najyaga mbwire nyine wenda uzaze unyambarire. Sha nta kibazo nakora. Uzaza unyambarire. Nta kibazo. Nagiraga kandi mubwire tujyane kumusura dupange iby'ubukwe. Wowe tugenda guherekeza nta kibazo tugirimo. None se umusore wawe yaba yarubatse? Yarubatse afite inzu ingana ite se? Afite inzu nini ariko nta nzugi zirimo. Nzabamo nta nzugi zirimo? Oya yarambwiye ngo ubukwe tubusubike kugira ngo dukunde tugure inzugi. None nari mfite udufaranga duke ndamubwira ati aho kugira dusubike ubukwe reka nyakuguhe ugure inzugi ubukwe bukomeze. Nabyo ni bita gufatanya n'ubundi ni nabyo umugore n'umugabo bagomba gufatanya. Nuko twabigenje rero. Kuraba kagira inkuru. Inzu yanyu se mugiye kuba mubingana gute? Inzu yacu nanjye ntabwo nyizi. Ntabwo ujya kubona utazi? Namubwiye ngo ajye kuyinyereka aranga arambwira ngo azayinyereka igihe cyageze ngiye gusasa. Ubwo ni surprise agutegure nta kundi. Surprise. Ntabwo se ugira ngo nubwo njya guherekeza kugira ngo ngese ngiye nanjye se mfite ubukwe bukora kwezi kuri buze. Nawe ufite ubukwe? Ndabufite. Kagira inkuru. Ndazivuga ngo muri kundi. Nanjye ndabufite. Ngaho zimbwire neza. Umutipe nanjye mfite ubutipe dukundana. Yansabye ko tubana. Gusa mfite n'inda pe yanteye inda wenda ikintu uko ngiye kujyana n'inda. Ubu mfite inda yiwe. Nenda kuko mu kwezi uzabukoresha ubwo ndaca mu byumwe nka 2. Wete natwe buko. Ufite inda kandi mutabana? Birashoboka. Yagutenda mutabana usumva ataragushutse? Oya birashoboka ko yakoze ko nayo mukunze kandi nayo mbona afite ikibazo. Ntagikemuye. Rero nyine ubukwe bwanjye nibwo buzabanza. Bazabanza ubwawe n'ubwanjye bwo buzakurikiraho. Gusa uko turi n'inshuti niko ugenda wumva ko tubaho twese ari tumwana. Umutipe nawe yarubatse amafaranga aramushirana biba ngombwa ko nta masuku akora. Ntibyakora nahise mfatanya kugurisha kuri mugabane wacu bamaye. Mpita muhereza kugira ngo akore amasuku. Ubwo amasuku ayenda wowe naho kurangira tubana. Ndumva ahubwo imico ijya guhuza n'iyo wanjye. Ariko we umugabo wawe yitwa nde? Bamwita Jimbirijigo. Uzi yuko nanjye wanjye yitwa Jimbirijigo? Urabeshya? Abagabo bacu bajya kwitiranwa. Uko turi inshuti mbese ntabwo baritiranwa. Uretse n'ibyo twavuze by'ubukwe byose bijya gusa. Ibaba we sego kimana ibuze ibintu ikabihuriza hamwe byose. Ahubwo se wowe afite inzu? Sharayifite. Musozi yaruzuye. Nawe nkubeshye yambwiye ko azayinyereka ku munsi uko bwenda kugera. Sumva ko ahuye n'uwanjye neza imico ni imwe. Ahubwo wereka amaguruke mbiko tudutebe ubundi duhita tujya kumureba. Nta kibazo. Kamejyane tujye kutubika. Tubike tugenda hakiri kare. Ko mfite n'indama numva nta n'imbaraga n'ifite. Ihangane tugiye kugerayo. Rwose. Nose we. Cyo mu kiciro gipangu. Mu kiciro cy'umugore wawe. Karibu. Injira tugende tugiye kugera. Sheri naje. Oh sheri ni karibu yandi. Umeze neza? Shani ni karibu pe. Urakoze. Amakuru se. Neza.
neza kabisa. We kutinjira karibu arahari. Sheri, iyi ni inshuti yanjye nakubwiraga niyo izanyambarira nateguye. Ikibazo. Iyi niwe tuzakora ubukwe mwinshi wanjye. Sheri wanjye wamubonye. Sheri inzugi warazibonye? Nakubwiye ko n'amasuku yarangije kuyakora. Amasuku agenda ate? Umukobwa we karaguye. Amasuku agenda ate Sheri? Nyine ubwo ngubwo icyo nzi nuko nzi ko nyine munsobanurire amasuku agenda. Nyine wamubwije ukuri se? ese mubwize ukuye kuri dore umva mubwire nk'uko twari twabiganiriyeho turimo turaganira. Uyu mugabo niwe wanteye ambwira ngo agiye gukora amasuku nkagurisha wa mugabane wanjye. Yaguteye inda? Sheri nibyo koko? None se wamuteye inda turi no gupanga ku bana? Kandi nanjye dufite ubukwe muri kuriya kwezi nanjye kuvuga ko tuwufite. None bivuze ngo njye ubukwe bwanjye burakurikirana n'ubwawe? Bwari gukurikirana kumbi n'umugabo umwe. Ibyo nibyo gusa guhera umpa amafaranga yanjye yose naguhaye ntatabona igice cy'icumi nyabone. Umugabo nawe navuze ngo ufite umugabo kise mwakosa meza amafaranga yanjye. ese amafaranga ubundi wayampereye? Amafaranga nagoye gukoresha amasuku. ariko ubundi ibyo bintu byanyu muhora mumbwira, ibyo bintu muhora mumbwira ngo amasuku ngiki ntazi bigenda bite? Munsobanurire. Ariko njye nta kintu mbiziho. Urabizi kuko ahubwo niwe kabitera. Ndavuze ngo impa amafaranga yanjye uranyumva? Amafaranga nagoye gukoresha amasuku cyangwa ujye kunyereka iyo nzu tuyigurishe nk'amafaranga yanjye yose naguhaye andi nyaheza umugore wawe mukomeze ubukwe bwanyu. Ariko ubundi tugenda unyereka iyo nzu uvuga. Tugenda unyereka iyo nzu uvuga. Simbiciye ubukwe ariko ejo ndazafata amafaranga yanjye yose uko yakabaye kandi tugenda ujya kunyereka iyo nzu. Tugenda ujya kunyereka iyo nzu. Waretse se nkagusobanurira.